reka mbagezeho iyi nkuru ya hoteli iri kuvugisha abantu mu mahanga ndetse no mu Rwanda muri rusange. Ni hoteli y'akataraboneka, abantu bamwe na bamwe bashobora kuba batayizi, ariko ni hoteli iri kuvugisha abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda bayitsura cyangwa se bayitemberamo. Ni hoteli iherereye i Remera. Nibyo ngiye rero kukubwira akantu ku kandi birebanye n'iyi hoteli iri guhiga izindi mu mujyi wa Kigali mu gutanga serivisi zigezweho kandi zijyanye n'icyerekezo. Iyi hoteli rero ni y'umuntu witwa Rose, ikaba ifite n'izina ryitwa Rose Hotel. Rose Hotel ni imwe mu nzu zikomeje kuba ku isonga mu mitangire ya serivisi mu mujyi wa Kigali ndetse no gutanga umusanzu ufatika mu rwego rwo kwakira abantu n'abakerarugendo muri rusange. Iyi hoteli iherereye i Remera, yatangiye itanga serivisi z'amacumbi, nyuma iza kwagura ibikorwa na serivisi hagamijwe kwakira abayigana benshi kandi bagahabwa serivisi zibanyuze. Ifite ibyumba bitandukanye, harimo iby'abanyacyubahiro, ibyumba by'umuryango, ibyumba biri hamwe n'ibindi nkenerwa mu rugo, ku buryo uhacumbitse ashobora kwitegurira icyo akeneye. Hari n'ibyumba bisanzwe bigenewe umuntu umwe gusa. Rose Hotel iri ahantu hatuje muri Remera kandi haboneka ibintu byose uyicumbitsemo yakenera bitamusabye kujya mu kubishaka ahandi mu mujyi wa Kigali. Ifite kandi umwihariko wa resitora itegura amafunguro anyuranye ya kinyafurika, amafunguro mpuzamahanga, ikanategura byihariye aya kinyarwanda ajyanye n'uko umukiriya abyifuza. Umuyobozi mukuru akaba n'ushinzwe iyi hoteli Rose Rusingiza yavuze ko ubusanzwe asanzwe atuye mu Bubiligi. Yatangaje ko yishimiye gushora imari ye mu gihugu cyamubyaye. Yavuze ko amaze imyaka 30 i Burayi, yashoboraga kubaka cyangwa akagura hariya, ariko yumvaga ko icyo kimurimo muri we ko agomba kubizana mu gihugu cyamubyaye. Ubu aho akorera atanga imisoro, agafasha igihugu kandi agahana akazi Rwanda muri rusange. Rusingiza yavuze ko yatewe imbaraga na Perezida Kagame ubwo yasuraga diaspora nyarwanda, ndetse anashima cyane imitangire ya serivisi y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Yabwiye rero umugabo we ko ashaka gushora imari mu gihugu cyamubyaye, agira ati nkurikije uko mumeze na perezida wanyu twabikora. Umugabo we hanyuma ahita amwemerera, ndetse igihe icyifuzo cye acyakirana yombi. Yandikiye muri RDB, hanyuma ntibamukoze isoni, bakajya bamusubiza neza buri kintu abajije. Dukora umushinga, hanyuma duhita dutangira icyo gikorwa cyo kubaka iyo hoteli. Yongeyeho ko kandi ko ateganya ko Rose Hotel yarushaho kwaguka ikagera mu rwego rwisumbuye nk'umusanzu we mu kwakira abantu, ndetse anasezeranya abayigana guhora ku isonga muri serivisi z'indashyikirwa. Ni hoteli rero abanyamahanga bakomeje kuvuga ko ari imwe muri hoteli mu Rwanda zitanga serivisi nziza kandi zinoze, kandi ikaba yujuje ibyo bakenera byose 100%. Ngira ngo rero nk'uko muri kubibona ku mafoto, ni hoteli nziza rwose bigaragarira amaso. Urabona ko nubwo wenda ntahakugejeje ngo ngutemberezemo, ariko nagerageje nkuzanira amafoto ngenda nkwereka imbere mu byumba byayo uko hameze, kugira ngo urebe ubwiza bw'iyi hoteli ukuntu ari ndashyikirwa. Ni hoteli rero urebeye inyuma, by'umwihariko ku mugoroba nibwo ubona ko ari hoteli y'icyitegererezo idasanzwe, kuko uburyo igaragara nijoro n'uburyo igaragara ku manywa harimo ikinyuranyo kinini cyane. Ni hoteli irangaza abantu nijoro bayitegereza, ndetse bamwe bakifuza kuba bayigeramo bakayitemberamo. Ukigeramo rero uhita ubona ko ari hoteli koko y'umushoramari wagafashe kandi ufite amafaranga mu by'ukuri. Ni ibintu byiza rero kuba uyu mumama akomeje kuba afite hoteli iri guhesha ishema igihugu cyacu, bitewe n'imitangire ya serivisi yayo, bitewe n'uburyo abantu bayishima, byaba ari abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nyiri iyi hoteli rero ngira ngo uri nk'uko uri kubibona, nguwo uwo mumama ngira ngo uri kumubona. Ni umumama rero uba i Buraya mu Bubiligi, wafashe icyemezo cyo gushora imari ye mu Rwanda, aho baka hoteli biranamuhira, iba ari hoteli y'icyitegererezo. Nk'uko uri kubibona rero ku mafoto, urabona hariya naho nyine bashyira inzoga, nyine birumvikana za wine
n'amawisika agiye atandukanye. Urabibona ko n'ibyumba byayo n'uburiri n'uburyo hateguye harasa neza kweri. Uyu mama yarakoze pe. Iyi hoteli si ibintu by'amakabyo, ni ibintu bivugwa n'abantu b'abanyarwanda babasha kuyigeramo ndetse n'abanyamahanga. Ni inkuru rero yakomeje kugenda icicikana hirya no hino mu binyamakuru, ndetse biza kugaragara ko iyi hoteli ari imwe mu Rwanda zitanga serivisi mpuzamahanga zinoze, kandi akaba ari hoteli ifite ibisabwa byose. Nimvuga ibisabwa byose wumva ko ibyujije 100%, kuko nta muntu n'umwe n'uyu ujya uva kuri iyi hoteli ngo agiye kugura ikintu ahandi. Ibikenerwa byose bishoboka nyiri iyi hoteli yabishyizemo. Ibibazo birimo guhenda kw'ingendo z'indege muri Afurika biri kuganirwa i Kigali, mu mujyi wa Kigali guhera kuri uyu wa kane tariki ya 10 Ukwakira. Hari kuganirwa uburyo bwakwifashishwa mu kongera umubare w'abakora ingendo z'indege n'ubukerarugendo hagamijwe koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu muri Afurika. Ni inama y'iminsi 3 yateguwe n'impuzamashyirahamwe y'abacuruza amatike y'indege na serivisi z'ubukerarugendo muri Afurika y'Amajyepfo n'Iburasirazuba, Association of Eastern Africa Travel Agency (IESTA). Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Marie Kajangwe yavuze ko bibabaje kuba Afurika ikiri inyuma mu bijyanye n'ingendo z'indege kubera amatike ahenze na politike zituma abanyafurika batisanzura mu kugenderanira no guteza imbere ubukerarugendo. Yakomeje avuga ko ntabwo gukorera ingendo muri Afurika bikwiriye kuba bikomeye nk'uko bimeze ubu. Ntabwo urujya n'uruza rw'abantu rukwiriye kwitambikwa n'amananiza ashyirwaho ku kubona za viza. Ibi bituma rero abashoramari n'abikorera babangamirwa, bikwiriye kuvanwaho. Kajangwe yavuze ko ibi bibazo bizakemurwa no gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika AfCFTA. Yakomeje avuga ko kandi ibihugu byinshi muri Afurika birimo n'u Rwanda byatangiye gukuraho viza ku banyafurika, ibintu bigamije kongera urujya n'uruza mu baturage kugira ngo hatezwe imbere ubukerarugendo, umuco n'amahirwe y'ubufatanye. Nikonor Sabura, umuyobozi mukuru wa IESTA, yavuze ko impamvu ingendo z'indege muri Afurika zihenze biterwa n'amananiza za guverinoma zishyiraho. Yakomeje avuga kandi ko usanga guverinoma za Afurika hari amananiza zagiye zishyira ku bijyanye no gutwara abantu mu ndege. Ikindi gikomeye kandi kikaba ari ibiciro by'ingendo z'indege. Ikindi gikomeye kandi bikaba ari ibiciro by'ingendo z'indege bikiri hejuru cyane. Turi mu nzira nziza, ariko dukwiriye gukora byinshi kugira ngo dushishikarize abantu benshi gutembera, kuko iyo bikozwe ubucuruzi bugenda neza. Aya rero ni amwe mu magambo uyu muyobozi yagiye agarukaho mu buryo burambuye. Rindi Nzengu ukora mu kigo gitanga serivisi z'ubukerarugendo Guide Guru mu Rwanda yavuze ko we abona icyakorwa ari ukugabanya imisoro ku bigo bitwara abantu mu ndege n'ibintu bituma iyo serivisi ishoboka, ndetse no guhanahana amakuru hagati y'abatanga izo serivisi. Yakomeje avuga kandi ko habayeho guhanahana amakuru, ibigo bitwara abakerarugendo na sosiyete z'indege bakaganira bakamenya ngo ni ryari abakiriya baba ari benshi, ni ryari twahanahana abakiriya, hanyuma no kugabanya imisoro byafasha. Ni ibintu byakungukira bose mu buryo bugaragara. Umuyobozi w'ihuriro ry'abacuruzi b'amatike y'indege mu Rwanda Louise Uwizeye yavuze ko muri iyi nama bazanaganira ku bibazo bindi byugarije abakora muri uru rwego, ndetse n'uburyo barushaho kujyana n'ikoranabuhanga rigezweho. Ihuriro ry'ibigo bitwara abantu mu ndege IATA rigaragaza ko Afurika ituwe n'abaturage bagize 18% by'abatuye isi yose, nyamara abanyafurika bakora ingendo mu ndege bakaba bagize 2.1% by'abagenda mu ndege ku isi yose muri rusange.